Reka twongere tubasuze nanone bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Kuri uyu munsi nanone mushobora kwibaza ati mbese turihe? Turacyari ku bitaro bya MBC, akaba ari ibitaro biherereye i Nyamirambo mu Biryogo hirya y'umusigiti munsi y'ahahoze Onatracom. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi tugiye kubagezaho insanganyamatsiko igira ite? Insanganyamatsiko kuri uyu munsi tugiye kubagezaho ni insanganyamatsiko y'amabuye yirema mu nda. Akavuga ati mbese aya mabuye yirema mu ndurwe cyangwa mu gasabo k'indurwe, aya mabuye azamo gute, ni izihe ngaruka atera? Ibyo byose ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kubagezaho hamwe na muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mubiri imbere, indwara zo mu mubiri imbere z'abakuze, akaba ari nta wundi ari Dr Benoit ukorera hano ku bitaro bya MBC. Nimujye kure ya televiziyo zanyu. Mu kiganiro ubuzima buzima kuri uyu munsi twagarutse ku bitaro bya MBC, aho twaje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mubiri imbere. Twamuha ikaze akabasuhuza ndetse akabibwira mbere yo kubabwira ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye gukoranaho. Tubaha ikaze Dr. Murakoze, nitwa Seminega Benoit, nkaba ndi umuganga uvura indwara zo mu nda n'izo mfata imyijima, impindura hamwe n'amara. Nkaba nkorera rimwe na rimwe muri bitaro bya MBC, hanyuma nkaba nkorera umurimo wanjye ukomeye muri CHUK, ariko nshinzwe ibyo kwigisha abanyeshuri. Murakoze cyane Dogiteri ku murava n'ubwitange mu gihe mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Tubonye ko Dogiteri akorera mu bitaro bitandukanye. Noneho Dogiteri umuntu ashobora kwibaza akavuga ati hari umukunzi w'ikiganiro ubuzima buzima tubajije ibijyanye n'amabuye yiforuma mu nda. Mbese ayo mabuye yabazamo gute? Byaba biterwa n'iki mu ncamake muri rusange? Amabuye wenda ubwo turaje kuvuga amabuye mu rwego rwacu rwa serivisi y'iwacu tuhura nayo, ni amabuye aba mu gasabo k'indurwe. Mu gasabo k'indurwe niho ushobora gusanga ibyo bita stones. Ni amabuye kuko niyo warigonga n'imondo wagira gute ntiwarimena. Ubwo biba byatewe n'iki? Ni ukuvuga ngo umwijima ukora akazi kenshi karimo gufata ibigize umwijima ibyo umaze gukora ukabyohereza mu tuyoboro twatwo utuyoboro twatwo tuza tukajya mu gasabo k'indurwe. Hazamo rero ibintu bitandukanye, harimo ibyo bita amavuta y'amakolesterol, harimo imyunyu, harimo n'ibindi bitandukanye byo muri shimi y'amakolesetine. Hari ibintu byinshi cyane birimo. None iyo bigeze mu gasabo k'indurwe bibamo ku rwego rumeze nk'umunzani wabyo ya kiribwa. Iyo bigeze gutyo, iyo havutse ikibazo gituma kimwe kireka ibindi, cyane cyane iby'amavuta nk'amakolesterol aba menshi cyane, agira gutya akirunda akikoramo ibyo bita ayo mabuye bita stones muri gallbladder. Ubwo rero tukunda kugira ayo mabuye, ariko ni amabuye aba kenshi ashingiye kuko umuntu afite cyane cyane amavuta, amakolesterol menshi yatumye yica umunzani cyangwa ikiribure ibiri muri iyo gasabo k'indurwe uko yikora. Hari ubwo niyo 90%, ariko hari n'andi tujya tubona kenshi atewe wenda nuko harimo ibindi bya calcium byinshi biturutse ku bundi buryo zabayemo nyinshi. Ariko ikintu tubona cyane ni bifitanye isano n'amavuta menshi. Ubwo rero muzajya tubibona ku bantu bamwe bafite ibyo bita risk zituma umuntu ashobora kugira amavuta menshi, umubiri we wasohora amavuta menshi. Turashobora kuba nk'abantu babyibushye, nk'abantu bafata nk'imiti ngiye y'amacontraceptif. Hari uburyo bikora ku buryo bituma haba amafraction menshi y'amakolesterol aba menshi, noneho akaba yatuma bikora amabuye.
ayo mabuye rero araza akabamo, yamara kubamo ashobora kugira ingaruka zikomeye yuko icyo gihe agasaba ko niyo kugiye gukora ka kazi kacyo ko kujugunya indurwe mu gifu ngo kugira ngo indurwe ikora akazi kayo ko gufasha ibiryo bifite amavuta, ako kabuye nako gashobora kwitunamo akaba yababara. Umuntu ufite amabuye mu gasabo k'indurwe arangwa kenshi n'ububabare bumeze nk'ububabare bw'igifu. Ari nayo mpamvu iyo umuntu aribwa gutyo tubagira inama yo kubanza gukora ecography ngo arebe niba nta tubuye afite mu gasabo k'indurwe mbere yuko tujya mu kizami kiri invasive. Hari ikizami ko ari kwinjiza iyo kamera mu gifu, tubanza kumusaba ko yakora ecography yoroheje ikaba yashobora kubona ayo mabuye, noneho tukaba twamugira inama y'icyashobora gukurikiraho. Dr. tugana ku musozo, kuko ayo mabuye n'ubundi ngiye sinari inyazi n'umukunzi w'ikiganiro ubuzima buzima tubajije, ayo mabuye aba ari indwara? Yego, ni indwara. Iyo byabaye gutyo aba ari indwara, ariko hari ugira amahirwe tukazamo, kuko urumva ni ukuvuga ni indwara y'ikintu kitari ku munzani kikaba cyinshi kigatuma hazamo amabuye, biba byabaye indwara kuko bituma umuntu ababara, aba yabaye indwara. Ariko hari utwo tubuye noneho agasabo k'indurwe bashobora kwituna gasunika n'ako kabuye karimo kakaba kasohoka kakaba kajya mu mara, umuntu akaba yashobora kuyituma. Ariko icyo gihe rero mwumva ko n'ubutaha ashobora kongera andi mabuye akajya yikoramo, agenda yikora muri ubwo buryo yikoze. Niyo mpamvu bakomeye akeneye kumukurikirana. Hari n'imiti bashobora kujya bamuha no kumugira inama y'ibyo ashobora gukora kugira ngo iyo kiribure duhangane nayo ye kumeza kugira ayo mavuta menshi abimutera. Murakoze cyane dogiteri, kugira ngo tubareke mwakire n'abarwayi baje babagana, kuko mukorera ku bitaro byinshi bitandukanye, ibitaro bya CHK, MBC, mukigisha ibintu byose, mwigomwe mukaduha uyu mwanya, ni iby'ingenzi. Noneho dogiteri, umuntu ashobora kuvuga ni izihe nama mushobora kugira nk'umuntu muri rusange kugira ngo yirinde yenda icyo kibazo cy'ayo mabuye? Kuyirinda ntabwo twabona uko tubivuga, keretse nyine umuntu abiteganya, kuko kuvuga ngo aya mabuye ufashe nk'agasabo k'indurwe akaba katarimo gukora kiruhukiye, nk'abagore batwite, mbese abantu bafite ibiro byinshi, ntabwo mbese iyo umuntu yirinda ikintu aba agomba kubanza akareba, kuko icyo kibitera izo risk factors nizo umuntu ajya gukontorora. Ariko ujya kubona ukabona bikubayeho, noneho byakubaho, ni indwara ivurwa igakira, bakakuba bashobora kukubaga, cyangwa agira amahirwe kakavamo kagasohoka kakagenda kakanyura umuntu akayituma akamuza kubana. Hari utwo umuntu abana natwo tukaba tutamutera ibibazo. Ibyo byose iyo waje kwivuza kubera ububabare, dufatanya na bagenzi bacu babaga, bakaba bashobora kumufasha, cyangwa bakamugira inama bakamukurikirana ati igihe nibyongera kubabara aribwo uzagaruka turebe, kuko tugerageza ya mahirwe yuko gashobora kwivanamo kakagenda. Murakoze cyane dogiteri ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Namwe turabashimiye abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, muri ab'ingenzi kuri twebwe. Cyo tubashishikariza mu gukora subscribe, mukabisangiza n'abandi inyigisho z'abaganga batandukanye b'inzobere nizikajye zibacika mu kiganiro ubuzima buzima. Mwari muri kumwe nanjye Imana ishimwe René Sadiki, mukomeze mugire ubuzima buzima.